قال الحسن بن علي رضي الله عنه علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. الحسن من علي من أبي طالب مان ميشي بروينس علي بن أبي طالب aratubwira ngo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yamwigishije amagambo avuga igihe ari gusara isengesho rya salatul witr, aribyo tuzi nka du'aul qunut, ubusabe bwa qunut. Naye magambo yamwigishije aratubwira ati yaramwigishije ajya avuga ati Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini sharra ma qadait فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. أخرجه الإمام النسائي. أي حديث يأتينا الإمام النسائي إمام مجرم هو لحديث يموذكرين إيمان صلى الله عليه وسلم أريو الحسن بيوتيوكو إنه إيمان صلى الله عليه وسلم يرى فيت أبو زكرو ببيري يتفز أبو زكرو نابانا بمغانوي كان سمو كوبغي فاطمة yabyaranye na Ali bin Abi Talib abana, muri bo harimo Al-Hasan n'undi witwa Al-Husayn. Al-Hasan aratubwira ati intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yamwigishije amagambo yazajya asoma igihe ari gusara isengesho rya witr, ageze hahandi hakenerwa gusoma dua ya qunut. Ni ubusabe bukorwa muri sala ya witr. Iyo tuvuze witr ni isengesho ry'igiharwe riba rifite rakimwe cyangwa eshatu cyangwa eshanu cyangwa zirindwi cyangwa 9 cyangwa 11. Intumwa y'Imana yigishije uyu mwuzukuru we ngo uzajya uvuga uti Allahumma hdini fi man hadait, mana ndagusaba ko wanyobora mu bo wayoboye. Bisobanuye iki? Imana niyo ifite umuyoboro, nkuko muri Qur'an Imana ivuga iti yahdi liman yasha, yahdi man yasha. Imana iyobora abishaka cyangwa uwishaka ila siratin mustaqim, mu nzira cyangwa se ku nzira igororotse. No mu yindi hadithul qudsi Imana irivugira y'ubwahiti ya ibadi kullukum dallun illa man hadaitu, yemwe bagaragu banje mwese mwarayobye keretse wa undi nayoboye, fastahduni ahdikum, munsabe umuyoboro mbayobore. Bimana nta uyobora uretse Allah. Twebwe ntago dufite ububasha bwo kuyobora umuntu ngo tumushyire ku nzira itunganye. Ububasha dufite no kumugezaho ukuri tukamwereka inzira, ariko kumuyobora ngo we ahitemo ibyo dushaka, ibyo ngibyo ufite ubushobozi bwabyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ni naho mpamvu Imana ivuga ati innaka la tahdi man ahbabta, mukuri we ntiwayobora ushaka ukunze, walakin Allah yahdi man yasha. Allah ni uyobora uwashaka cyangwa se uwo ahisemo kuba yayobora. Lidhalik icyambere dusaba Imana muri iyi dua turayibwira duti Allahumma hdini fi man hadait, mana nyobora muri babandi wayoboye, wa afini fi man afait, umena ubuzima bwiza, ubuzima butarimo uburwayi, ubuzima butarimo ibibazo, kubera ko ni wowe ubutanga. Nivango abo ugenda uhereza kubaho neza ya Allah, nanjye ndagusaba ko wanshyira muri abo ngabo. Wa afini fi man afait, cyo ni cyakabiri. Cya gatatu watawallani fi man tawallait, ndagusaba ko wangira inshuti muri babandi wagize inshuti zawe zikuri hafi ya Allah. Imana niyo ihitamo abagaragu ishaka ikabagira inshuti kurusha abandi. Awliya Allah, inshuti z'Imana nabemera Imana. Aha ngaho ubusaba kuba waba inshuti y'Imana, waba inshuti y'Imana ni abantu bose bakwamagana ntacyo bivuze. Madama Allah ari inshuti yawe, nuwaguzana intambari yari yose Imana yakurwanirira. Nkuko muri hadithi al-Qudsi indi Imana ivuga iti man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb, wari wose uzagera gute aada uzazana urwango ku mukunzi wanjye ko nkunda, azaba ntangarije yuko atangaje intambara hagati yanjye nawe. Kwanga umukunzi w'Imana, iyo ntambara Imana irayirwana ubwayo, kandi ntabwo warwana n'Imana ntibishobora. Bityo rero nta cyiza nko kuba inshuti y'Imana. Cya gatatu sa Imana watawallani fi man tawallait, ndagusaba ko wangira inshuti muri babandi wagize inshuti ya Allah. Icya kane wabarik li fi ma a'tait, ushyira imigisha ya Allah, unankirira imigisha muri bya bintu ngenera, bya bintu mpa, bya bintu ngabirira. Imana ishobora kuguha amafaranga ariko ntishyiremo imigisha. Bangahe mu bafite amafaranga ariko buri gihe akabapfira ubusa? Bangahe mu bagira amafaranga bagatangira akazi ariko ntibagire icyo babona mu kazi kagahita gahomba? Mana ndagusaba ko washyira imigisha mu geno ryanjuma mu by'ungerera. Icya gatanu waqini sharra ma qadait, unandinde ibibi by'ibyo ungenera. Imana ishobora kukugenera ikintu ariko kikakubera kibi, birashoboka kuri wowe. Urugero natanye, Imana ishobora kuguha imodoka ariko kuva wayibona ntuzagira amahoro kugeza upfuye. Bangaye turabazi. Imana ishobora kuguha umugore ukazahinduka nk'umusazi, waramusabye imyaka yose ariko wamubona ugahinduka nk'umusazi.
kubera ivituko n'ibindi bintu by'ibibazo biba mu rushako n'ibindi bigiye bitandukanye. Lidhali kusaba Imana yuko yakurinda ibibi by'igeno ko bishobora, Imana ishobora kuguha icyo yisabye ariko kikakuzanira ibibazo bikomeye cyane. Saba Imana yuko yakuramo ari amahwa ashobora kuza ari mu geno. Waqini sharra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Mana ni wowe ugena, ntawe ushobora kuvuguruza ibyo wagennye. Innahu la yadhillu man walayta. Mana la yadhillu, ntawasuzuguza, ntawamanura mu nzego wa undi wazamuye, wa undi wakunze, wa undi washyizeho urukundo rwawe. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Mana nyagasani ni wowe wuje imigisha, ni nawe uri hejuru y'ibibaho byose mu cyubahiro, ukwiye gukorerwa amasengesho, utagomba no kubangikanywa n'icyari cyo cyose. Aya magambo rero niyo magambo agize ubusabe bwa qunut. Allahumma hdini fi man hadait وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. ورونو بسيوغا قنوت وكيفاش يجي gusara swala ya witr ukageraho ushaka gusoma ubu busabe bwa qunut n'ubu ngubu wasoma ufite yaqini yuzuye ku Mana Allah subhanahu wa ta'ala agira gute